amahoro y'Imana abane namwe. Turizera neza ko umeze neza mu mutima wawe, kandi niyo waba ufite guhangayika, hari ubundi buzima. Tuguhaye ikaze kandi tugusaba gukora subscribe ndetse na notification kugira ngo utangire gukurikirana neza byuzuye ibizajya binyura kuri uru rubuga, dore ko tukwizeza ko rutandukanye n'izindi channel zose wagiye umenya zivuga biracitse. Twubaka ubuzima kandi tukita cyane ku muntu w'imbere, mu gihe benshi bita cyane ku muntu w'inyuma gusa usaza. Twebwe dufata umwanya munini tukita cyane ku muntu w'imbere, kuko umuntu w'imbere dushaka kuvuga iyo ameze neza n'uw'inyuma nagashobora kumera nabi. Reka tukubwire ngo baho. Uko niko intumwa za Yesu uko ari 12 zarangije urugendo zicwa zizira kuvuga ubutumwa bwiza. Uwa mbere ni Simoni Petero, uyu wari umuvandimwe wa Andreya arazwi. Uyu niwe wa mbere wasubije Yesu ko ari umwana w'Imana. Ikindi azwiho niwe washatse kurwanira Yesu, akaba yaraciye ugutwi umusirikare umwe mu bari baje gufata Yesu. Nyamara kandi ni nawe waje kwihakana Yesu gatatu yikurikiranyije. Nyuma yaje kwegurirwa kuyobora intumwa. Yari Betesida h'i Galilaya. Yabambwe ku musaraba ucuritse kuko yanze kubambwa nk'umwami we Yesu, abasaba ko bamubamba bamucuritse. Yaguye i Roma ho mu Butaliyani mu kwezi kwa gatandatu hagati mu mwaka wa 1937 na 1938. Abanyamateka bavuga ko ashobora kuba yarapfiye igihe kimwe na Paulo, kuko ari nabo bashinze itorero i Roma kandi bose biciwe i Roma. Uwa kabiri ni Andreya. Uyu ni umwe muri ba bandi babiri bumvise Yohana umubatiza avuga ko abonye Yesu, ako kanya bagahita bamukurikira. Ibi tukaba tubisanga muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 37. Andreya yakurikiye Yesu ndetse amusaba ko yamubwira aho acumbitse. Akaba yaraje azaniye umuvandimwe we Simoni inkuru nziza yuko abonye Mesiya, aramujyana aramumwereka. Yiciwe mu Bugereki aho yabwirizaga ubutumwa bwiza. Tariki ya 28 Ugushyingo mu mwaka wa 1939 nibwo Andreya yabambwe, kandi ngo yarabyishimiye. Yabambwe ku musaraba udateye n'iyindi, kuko wari ufite ishusho y'inyuguti ya X. Wari uberamye bene iyo misaraba yaramwitiriwe mu Gifaransa bayita Croix de Saint André. Yamaze iminsi 2 aziritse atarapfa, ahubwo abwiriza baje kumushungera bose. Bamaje kuba benshi basaba ko ahamburwa ku musaraba, babikora asigaranya kuka gake ahita apfa. Uwa gatatu ni Yakobo mukuru. Yakobo we yarazi kwigisha cyane, we n'umuvandimwe Yohana bitwaga abana b'inkuba, akaba ari bene Zebedayo. Yishwe na Herode amuciye igihanga hari muri 44. Uyu yapfuye ari uwa kabiri nyuma y'urupfu rwa Stefano. Ibi tukaba tubisanga mu byakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 2. Uwa kane ni Filipo, yari w'i Betesida. Uyu we yasabye Yesu ko yabereka Data wa twese. Yabambwe ku giti ahitwa Hieropolis muri Turukiya, akaba yarapfuye muri 54. Uwa gatanu ni Bartolomayo. Yari mu bantu bavuga ko i Nazareti nta kiza cyahaturuka. Nyuma akaba ari nawe wa mbere wabwiye Kristo ko ari umwana w'Imana, ubwo Yesu yamaraga kumubwira ko yamubonye ari munsi y'umutini Filipo ataramuhamagara. Yohana igice cya mbere umurongo wa 49 bivugwa ko bamushishuyeho uruhu ari muzima. Ubwo bari basanze avuga ubutumwa bwiza, bamaze kumuvanaho uruhu amara iminsi 3 abona gupfa. Yapfuye muri 70. Uwa gatandatu ni Matayo. Uyu wahoze akora akazi ko gusoresha, niwe bitaga Lewi.
akaba yaranditse ubutumwa bwiza mbere y'imyaka 10 y'urupfu rwe. Yapfuye asogoswe. Amakuru avuga ko yapfiriye muri Ethiopia hagati y'umwaka wa 60 na 70 nyuma y'urupfu rwa Kristo. Uwa karindwi ni Tomasi. Uyazwi cyane nk'intumwa ihakana kubera ko bagenzi be bamubwiye ko babonye Yesu, ntiyabyemera keretse abanje kumukoraho akabona n'inkovu z'imisumari mu biganza bya Kristo. Ibi tukaba tubisanga muri Yohana ibice 20 umurongo wa 25. Yicishijwe amacumu avuye kuvuga ubutumwa mu Buhinde no mu Peresi, Irani yo mu mwaka wa 70. Mu Buhinde umusozi bamwiciyeho barawumwitiriye witwa Setoma. Uwo munani ni Tadeyo, undi Yuda. Uyu niwe wigeze kubaza Yesu impamvu yari agiye kubiyereka ariko ntiyiyereke ab'isi. Ibi bikaba tubisanga muri Yohana ibice 14 umurongo wa 22. Baramukubise kugera apfuye aho yavugiraga ubutumwa i Mesopotamiya mu mwaka wa 72. Uwa 9 ni Yakobo mutoya. Uyu niwe wari waratorewe kuyobora urusengero i Yerusalemu nyuma y'urupfu rwa Yesu. Akaba yarapfuye ahanuwe ku gasongero k'urusengero. Umwaka yapfuyemo nugaragara mu mateka amuvugaho. Uwa 10 ni Simoni Zelote. Uyu amaze kubona ko Yesu azutse yagize ishyaka ryo kubwiriza ubutumwa bwiza. Akaba yarageze mu bihugu bitandukanye muri Egypt, Mauritania, Britain na Libya n'Abaperesi. Akaba yariciwe mu gihugu cya Syria bamubambye mu mwaka wa 74. Uwa 11 ni Matiyasi. Uyu niwe wasimbuye Yuda wagambaniye Yesu wapfuye yiyahuye. Ibi tukaba tubisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 26. Hari abavuga ko yaje kuzuza ubuhanuzi buboneka muri Zaburi 109 umurongo wa 8. Matiyasi bamuteye amabuye hanyuma bamuca igihanga mu mwaka wa 70. Uyu niwe wenyine mu ntumwa 12 wapfuye rw'ikirago. Bakaba baragerageje kumwica biranga. Ubwo bamucaniraga mu ngunguru y'amavuta, babonye adapfuye bajya kumuta mu kirwa cya Patimosi hari ku ngoma y'umwami Domitien. Kuri icyo kirwa niho yandikiye igitabo cy'ibyahishuwe kugeza ubwo yagaruwe muri Efeso, aho yandikiye inzandiko 3 za Yohana. Akaba yarapfuye mu mwaka wa 95. Izi nizo ntumwa za mbere zabayeho, kandi akarusho zifite kurusha izindi ntumwa niko zo zibaniye na Yesu imbona nkubone. Ibi bitwigisha ko uwamenye Kristo Yesu aba ari ku rugamba, nk'uko Yobu yabivuze ngo iyo umuntu ari mu isi n'umubiri abafashe igihe mu ntambara. Bityo rero mukomere kandi mukomezanye, kuko urugamba rurakomeje. Ni koko inzira irafunganye ariko tugomba kuyinyuramo nk'uko twabyemeje. Isi izakurwaho, niyo mpamvu rero ibyo tuhakorera bikwiye kuba byiza, twitegura ko igihe kimwe tuzacirwa imanza ku byo twakoze. Duharanira guha ubuzima bwacu Imana no kuyikorera kugira ngo umunsi yaduhamagaye tutazakorwa n'isoni. Nubwo dupanga imishinga nk'abazabaho imyaka 1000, ariko dukwiye guhora twitegura tugakorera Imana n'abazapfa ejo. Kandi ntukwiye kugira isoni n'ubwoba. Umusirikare mwiza aryoherwa n'iranka cyangwa se ipeti yabonye ariko agiye ku rugamba. Niko natwe tuzishimira ijuru uko tuzaba twaranyuze mu bigeragezo. Ahari muri aka kanya sinamenya ubuzima urimo cyangwa se ikikubabaje, ariko nyemerera dufate amasegonda make dusenge. Turagushima Mwami Yesu Kristo ko wagiye ku musaraba ku bwanjye ukampfira. Tubonye urupfu rwaranze abagukurikiye
wise intumwa zawe. Tubonye ishyaka n'umwete bagize mu ijambo ryawe no kujya kuvuga byinshi mu bikuranga. Turakwinginze ngwino ubane natwe, uduhe imbaraga zo guhagarara ku ijambo ryawe kugira ngo natwe tuzabashe kuronka ijuru. Ibyo byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza, amen. Ibi tukaba tubikesha urubuga www.whatchristian.com. Shalom, nari Ari Gilbert.